Alright, turabasuje abakunzi ba Moriox Media, twongeye kugaruka imbere yanyu tubabwira ko ibintu ari mu nange. Ibintu ni byiza cyane. Wakoze subscribe ukurikiye TK Big Sister Mama Africa Queen of the Mic. Twakoze urugendo ruva i Kigali kugera Dar es Salaam kugira ngo duherekeze Irene, wa mugore utwara ikamyo nkuko mugiye kubibona muri iki kiganiro cyacu tugiye kubagezaho. Urugendo ntabwo rwari rworoshye, urugendo rwari rurerure n'urugendo rw'iminsi ingahe kugerayo n'indi minsi ingahe kugaruka, byose murabisanga mu kiganiro mugiye gukurikira. Muragenda mwihanganira haraho twagenda dukamera ninjoro kandi kuko twari hari sometimes bitadukundira gukoresha amatara na kamera isanzwe, tugakoresha kamera ya telefone, ariko icyo twagira ngo tubereke n'urugendo uyu mugore akora. Ari umugore mwikamyo Scania atwaye kontineri akagaruka yikoreye tone na tone, ariko akazigeza i Kigali akagenda amahoro, avuga ati byose mbikesha Imana. Impamvu twabizanye wenda abantu baza kugira ngo hari ikintu hitangaza cyane, nuko motiva abandi bagore b'abanyarwandakazi, abandi bakobwa bashaka kwitinyuka, abandi bagore bashaka kwitinyuka. Birashoboka ko umugore yakora akazi akariko kose kandi akiteza imbere. Kuba Irene yaragiye gutwara ikamyo suko yabuze ikindi akora, aruko n'umuhamagaro yarabikunze, abuti ko nzi gutwara imodoka, why not ntakora niki abagabo bakora. N'abagore bake bari mu muhanda batwara imodoka manini cyane cyane bambukiranya imipaka bakora ibirometero bigenda biri. Haraho twageraga ari nijoro, haraho twageraga hateye ubwoba, akakubwira ati aha hari igihe mpaca agiye nyine, aha hari igihe mpaca bimeze gutya, hari igihe nsanga hanyereye, aha hari igihe nsanga shobora gukeka ko nahura n'amabandi. Byose murabisanga muri iki kiganiro mugiye gukurikira muri kano kanya. Ngende TK nkuko mubizi kuri Moriox Media, ndizera ko mwamaze gukora subscribe. Aha, wa mugore tujya tubazanira kuri Moriox Media twara ikamyo. Ubu noneho Moriox Media yiyemeje kumuherekeza urugendo rwose, akatubwira tukabereka uko umuhanda uba wifashe, tukabereka uko biba bimeze. Iyo tugenda ibibazo duhura nabyo mu muhanda, imbogamizi duhura nazo, ariko hanini nazo ibintu ni amahoro. Tugera mutwaye Dar es Salaam, kuva i Kigali paka Dar es Salaam, azabihera amakuru arambuye yose. Urugendo rureshya rute? Tujya kugenda ibirometero 1600 kugenda gusa. Yego. Garuka ibindi 1600, tuzagenda ibirometero 3200. Nayo turabikora mu cyumweru kimwe. 3200 mu cyumweru kimwe. Ubwo uhagurutse n'ahangaha aya masaha uragenda ukagera Dar es Salaam nyuma y'amasaha angahe? Ya Dar es Salaam ni bisi barutse aya masaha, twagurutse saa 6, tuzagerayo ejo mu bisi bibiri. Tugeze mu mupaka rero, nabwiye ko Moriox Media iri kumwe namwe kugeza Dar es Salaam, ikamenya urugendo Irene akora uko rureshya. Ageze mu mupaka uhuza u Rwanda na Tanzania. Ubu ari kujya mu modoka kugira ngo yambukiranye ibihugu, ave mu gihugu ajye mu kindi. Sigaje ibirometero bingahe? Turacyari kure. Menetse kure. Turacyari yo bigwa. Igikorwa cyo guteza ku mpaka umwe no ku wundi ndetse no gushaka impapuro bimwambutsa bimwe uburenganzira bwo kujya mu gihugu cy'abandi yamaze kubibona mu kanya arabafatiyeho. Tugeze mu mupaka rero, nabwiye ko Moriox Media iri kumwe namwe kugeza Dar es Salaam, ikamenya urugendo Irene akora uko rureshya.
ageze mu mupaka uhuza u Rwanda na Tanzania. Ubu ari kujya mu modoka kugira ngo yambukiranye ibihugu ave mu gihugu ajye mu kindi. Usigaje ibirometero bingahe? Turacyari kure. Menetse kure. Turacyari iyo bigwa. Igikorwa cyo guteza ku mupaka umwe no ku wundi ndetse no gushaka impapuro bimwambutsa bimwe uburenganzira bwo kujya mu gihugu cy'abandi yamaze kubibona mu kanya yarabafatiyeho. Tugeze mu mupaka rero, nabwiye ko Moriox Media iri kumwe namwe kugeza Dar es Salaam ikamenya urugendo Irene akora uko rureshya. Ageze mu mupaka uhuza u Rwanda na Tanzania. Ubu ari kujya mu modoka kugira ngo yambukiranye ibihugu ave mu gihugu ajye mu kindi. Usigaje ibirometero bingahe? Turacyari kure. Menetse kure. Turacyari iyo bigwa. Igikorwa cyo guteza ku mupaka umwe no ku wundi ndetse no gushaka impapuro bimwambutsa bimwe uburenganzira bwo kujya mu gihugu cy'abandi yamaze kubibona mu kanya yarabafatiyeho. Oya kwiga ngo byakugendekeye bite muri iri shyamba? Aha iri shyamba iri. Hariya harazimye ni mu gicuku, hariya ni mu gicuku. Reba kano kantu ukuntu kamanuka. Nari maze ukamanuka ngeze ahangaha imodoka irazima yose. Ibintu byose ngo me napfuye. Kwa mana we mu ishyamba basi ubu ngubu barandangije. Noneho reba nta moto itambuka, ni moto uri kubona? Ntayo aha hantu ubundi harihariye bahita ngo macinjiyoni. Macinjiyoni hariya baravuga ngo ugende cyane urasanga urupfawe. Ko hano hantu umuhanda ni mubi, habaga n'ishyamba bategeragamo abantu ahari kera. Hano ho sheri yahiriye imodoka ye. Ubundi ahangaha usigaje ibirometero bike cyane ugera yitwa Benako. Ibirometero bike cyane nka 5. Imodoka ibigupfiriyeho ngo me hano nsigaranye umuriro rimwe kuri telefone, imodoka irazimye nta n'uri bucaginga umuriro nawe unaguzemo. Wabyitwaye mutari isi bita kuririmba urugo ubonye aririmba urugo mbonye ndavuga amande apfuye nohereza mesaje na bosi nambwira ati imodoka imupfiriyeho macinjoni iranazimye nta nubwo yakana n'igiki kandi muri jo sinasohoka sinzi ikibaye ariko sinanasohoka hanze. uhita ujya muri buno buroburi uraryama urikingirana. Nahise ndokinga ariko se washyiraho na rido ntabwo washyiraho rido guteze kandi hijimye ubwaho haragukingiye honyine nta n'ikintu wabona. Uraryama ko icyaza cya kikwengerwa kikagenda kigushikaho nta kintu urabona. Amaherezo byaje kugenda bite? Sasa ngiye kubona mbona haje umuntu Jofra araza ati ariho arantumye nze ngurebe rebe kuri amahoro ati ndamahoro ariko se urabona ndaye kuyari ahantu haryama n'uku umeze. Jofra reka dushaka bazamu uzamaje mwaye ibikara ngo yishyura 300. Nabwiye abana kubeshereza hamwe ntwaye nayo wabona agenda ndiri kugira ngo mwishyure 300 undinde ndayiraramo. Yewe nararaga nari nicaye ndi kureba nkanuye nubwo retroviseur nta kintu wabona. N'umujuraje ntiwamubona ariko nihagararaho Fras nari kubakura he 300. Ndavuga wapi ntabwo niyigendera. Jofra ajya gutanga report ati reka umuzamu yamuciye amafaranga menshi ntabwo byakora. Nagiye nicaye ko sinzi ibyabaye abari bamusubije barajya gushaka lift. Umugabo wawe lift saa 7 z'ijoro nibwo yakugezeho. Ngiye kumva ngo papa ndavuga noneho barantwaye noneho barakomanga kubera n'ubwoba ukumva imodoka iragiye kandi ihagaze. Wumva imodoka igenda ugakandagira feri ukayifata ugahita agenda navuga noneho barantwaye ndeba navuga nashatse inuze nari inyuma ahantu njya mbika utarimba. Utarimba ni iki? Cya cyuma gicukura. Cya cyuma twebwe tugikoresha ku mapine gufungura amapine.
mfata n'icyuma hano ndagifite urakigenda nicyo ngicyo hagize ukwataka nawe urimo neza cyakora Irene ko iri pati firi koko ya Moriox Media she ujye kwera una saa saba z'ijoro ushara kugezeho ndavuga baratwaye Imana ahangaha rero iyo abantu bagiye gupfa baraniyeza Mana unyeze untunganye ubu sinibuka n'icyaha nakoze ariko untunganye umbabarire unyeze untunganye basi nibura niba ngiye gupfira ahangaha basi uzampe n'ubugingo buhoraho ndasenga ndavuga Mana yanjye ndakwinginze uzengere kuri uyu munota ntabwo ari iki ni wowe ngiye kubona mbona moto ndavuga umumotari ngiye kubona mbona sheri yashe telefone agize gutya ndavuga ni urakingura urafungura vuba vuba uri kuvuga Mana wagucyubahiro urandengeje urantarukije urupfu numvaga mupfuye ese wumvaga umubonye ntacyo waba ngo yahagaze uhagarariwe n'ingwe ariko abagabo bubahwe koko bubahwe antime yarahageze uti birarangiye yubahwe ansanze mu muhanda inshuro eshatu Songea Makijoni no muri Nyungwe imodoka yagupfiriyeho yanyemeje namubona ngatumva ibibazo byose byashize ndishaka ipfa cyangwa irakira numva iri bunakire kandi koko ko yagiye mu gitondo iyo banashaka bakanishima n'agacupa aha izi ni zimwe muri challenge Irene ari kugenda tuganiriza ni zimwe mu bibazo agenda ahura nabyo mu nzira mu masaha ya nijoro hari imodoka ishobora kumupfira ari wenyine saa 2 saa 3 agategereza abamufasha agatekereza ikimufasha kandi wenda bwije atari bubone abakanishi ariko nawe rogenda gahoro urugendo gake duwafatiyeho ikiganiro cyacu kirakomeje turacyari hafi tuzabagezaho urugendo ruva i Kigali kugeza i Dar es Salaam mwamubonye wa mugore njya babwira ni mwanamke na nusu wow bamere pisa ariko oya kwira ngo byakugendekeye bite muri iri shyamba aha iri shyamba iri hariya harazimye ni mu gicuku hariya ni mu gicuku reba kano kantu ukuntu kamanuka nari maze ukamanuka ngeze ahangaha imodoka ikazima yose ibintu byose ngo me napfuye kwa Mana we mu ishyamba basi ubu ngubu barandangije noneho reba nta moto itambuka ni moto uri kubona ntayo aha hantu ubundi harihariye bahita ngo Machinjioni Machinjioni hariya baravuga ngo ugende cyane urasanga urupfawe kuko hano hantu umuhanda ni mubi habaga n'ishyamba bategeragamo abantu ahari kera aha niho sheri yahiriye imodoka ye ubundi ahangaha ubu usigaje ibirometero bike cyane ugera yitwa Benako ibirometero bike cyane nka 5 imodoka ibigupfiriyeho ngo me hano nsigaranye umuriro rimwe kuri telefone imodoka irazimye nta n'uburi bucaginga umuriro nawe uramuzemo wabyitwaye mutari isi wita kuririmba urugo wanjye aririmba urugo mbonye ndavuga Mana ndapfuye nohereza sheri mesaje na bosi nambwira ati imodoka imupfiriyeho Machinjioni iranazimye nta nubwo yakana n'igiki kandi muri jo sinasohoka sinzi ikibaye ariko sinanasohoka hanze uhita ujya muri buno buroburi uraryama urikingirana ese ndokinga ariko se washyiraho na rido ntabwo washyiraho rido guteze kandi hijimye ubwaho haragukingiye honyine nta n'ikintu wabona uraryama ko icyaza cyawe kikwengerwa kikagenda kigushikaho nta kintu urabona amaherezo byaje kugenda bite sasa ngiye kubona mbona haje umuntu Jofra araza ati sheriho arantumye nze ngurebe rebe kuri amahoro ati ndi amahoro ariko se urabona ndaye mu yandi ahantu haryama n'uku nguku umeze Jofra ati reka dushake abazamu uzamaje mwaye ibikara ngo yishyura 300 nabwiye abana kubeshyiriza abo ntwaye nayo wabona agenda ndiri kugira ngo mwishyure 300 undinde ndayiraramo yewe nararaga nari nicaye ndi kureba nkanuye no muri televiziyo nta kintu wabona nta n'umujuraje ntiwamubona ariko nihagararaho furasi nari kubakura he 300 ndavuga wapi ntabwo niyigendera Jofra ajya gutanga ripoti ati reka umuzamu yamuciye amafaranga menshi ntabwo byakora nagiye nicaye ko sinzi ibyabaye abari sheri bamusubije
umugabo wawe lifti hageze saa saba z'ijoro nibwo yakugezeho ngiye kumva ngo papa ndavuga noneho barantwaye noneho barakomanga kubera n'ubwoba ukumva imodoka iragiye kandi ihagaze wumva imodoka igenda ugakandagira feri ukayifata kure itagenda navuga noneho barantwaye reba navuga nashatse inuze nari inyuma ahantu njya mbika utarimba ni iki cya cyuma gicukura cya cyuma twebwe tugikoresha ku mapine gufungura amapine fata n'icyuma hano ndagifite urakigenda nicyo ngicyo hagize ukwataka nawe urimo neza cyakora Irene ngo iyi ni pati firi koko ya Moriox Media ujya kuri mu saa saba z'ijoro ushobora kugezeho ndavuga barantwaye mana ahangaha rero iyo abantu bagiye gupfa baraniyeza mana unyeze untunganye ubu sinibuka n'icyaha nakoze ariko untunganye umbabarire ugeze untunganye basi nibura niba ngiye gupfira ahangaha basi uzampe n'ubugingo buhoraho ndasenga ndavuga mana yanjye ndakwinginze tuzengere kuri uyu munota ntabwo ari iki ni wowe ngiye kubona mbona moto ndavuga umumotari ngiye kubona mbona sheri yashe telefone agize gutya ndavuga ni urakingura urafungura vuba uri kuvuga amahoro gucyubahiro urandengeje urantarukije urupfu wumvaga mupfuye ntacyo wumvaga umubonye ntacyo waba ngo yahagaze uhagarariwe n'ingwe ariko abagabo bubahwe koko bubahwe antime yarahageze uti birarangiye yubahwe ansanze mu muhanda inshuro eshatu Songea Machinjoni no muri Nyungwe imodoka yagupfiriyeho yanyemeje mwana we namubona ngatumva ibibazo byose byashize nishaka ipfa cyangwa irakira wumva iri bunakire kandi koko mwayagiye mu gitondo anashaka bakanishima nanahakuwe aha izi ni zimwe muri challenge Irene ari kugenda tuganiriza ni zimwe mu bibazo agenda ahura nabyo mu nzira mu masaha ya nijoro hari imodoka ishobora kumupfiraho ari wenyine saa 2 saa 3 agategereza abamufasha agatekereza ikimufasha kandi wenda bwije atari bubone abakanishi ariko nawe rogenda gahoro urugendo gake duwafatiyeho ikiganiro cyacu kirakomeje turacyari hafi tuzabagezaho urugendo ruva i Kigali kugeza i Dar es Salaam mwamubonye wa mugore njya babwira ni mwanamke na nusu wow bamere pisa ariko oya kwiga ngo byakugendekeye bite muri iri shyamba aha iri shyamba iri hariya harazimye ni mu gicuku hariya ni mu gicuku reba kano kantu ukuntu kamanuka nari maze ukamanuka ngeze ahangaha imodoka irazima yose ibintu byose ngo me napfuye kwa mana we mu ishyamba basi ubu ngubu barandangije noneho reba nta na moto itambuka ni moto uri kubona ntayo aha hantu ubundi harihariye bahita ngo Machinjoni Machinjoni hariya baravuga ngo ugende cyane urasanga urupfawe kuko hano hantu umuhanda ni mubi habaga n'ishyamba bategeragamo abantu ahari kera hano sheri yahiriye imodoka ye ubundi ahangaha usigaje ibirometero bike cyane ugera yitwa Binako ibirometero bike cyane nka 5 imodoka iri gupfiriyeho ngo me hano nsigaranye umuriro rimwe kuri telefone imodoka irazimye nta n'uri bucaginga umuriro nawe unaguzemo wabyitwaye mutari icyo bita kuririmba urugo ubonye aririmba urugo mbonye ndavuga amande apfuye nohereza sheri mesaje na bosi nabwira ati imodoka imupfiriyeho Machinjoni iranazimye nta nubwo yakana n'igiki kandi muri jo sinasohoka sinzi ikibaye ariko sinanasohoka hanze uhita ujya muri buno buroburi uraryama urikingirana nahise ndokinga ariko se washyiraho na rido ntabwo washyiraho rido guteze kandi hijimye ubwaho haragukingiye honyine nta n'ikintu wabona uraryama ko icyago cyawe kikwengera kikagenda kigushikaho nta kintu urabona amaherezo byaje kugenda bite saa tugiye kubona mbona haje umuntu Jofra araza ati ariho arantumye nze ngurebe rebe kuri amahoro ati ndamahoro
ndakora ariko surabona ndaye muyari ahantu haryamo n'uku nguku umeze ndafurata reka dushaka abazamu uzamaje mwaye ibikara ngoro yishyura 300 nabwiye barakubeshyira izahabu ntwaye nayo wabona agenda so kugira ngo mwishyure 300 undinde ndayiraramo yewe nararaga nari nicaye ndi kureba nkanuye nabonye televiziyo nta kintu wabona n'umujuraje ntiwamubona ariko ntihagararaho furasi ari kubakura he 300 ndavuga wapi ntabwo niyigendera jafura ajya gutanga ripoti ati reka umuzamu yamuciye amafaranga menshi ntabwo byakora nagiye nicaye kumva sinzi ibyabaye abari bamusubije barajya gushaka lifuti umugabo wawe lifuti hageze saa 7 z'ijoro nibwo yakugezeho ngiye kumva ngo papa ndavuga noneho barantwaye noneho barakomanga kubera n'ubwoba ukumva imodoka iragiye kandi ihagaze wumva imodoka igenda ugakandagira feri ukayifata kure itagenda navuga noneho barantwaye ndeba navuga nashatse inuze yari inyuma ahantu njya mbika utarimba ni iki cya cyuma gicukura cya cyuma twebwe tugikoresha ku mapine gufungura amapine fata n'icyuma hano ndagifite urakigenda nicyo ngicyo hageze ukwataka nawe urimo neza cyakora irene ko iri pati firi koko ya Moriox Media she ujye kwera saa 7 z'ijoro ushaka kugezeho ndavuga barantwaye mana ahangaha rero iyo abantu bagiye gupfa baraniyeza mana ungeze untunganye ubu sinibuka n'icyaha nakoze ariko untunganye umbabarire ungeze untunganye basi nibura niba ngiye gupfira ahangaha basi uzampe n'ubugingo buhoraho ndasenga ndavuga mana yanjye ndakwinginze uzengere kuri uyu munota ntabwo ari iki ni wowe ngiye kubona mbona moto ndavuga umumotari ngiye kubona mbona sheri yashe telefone agize gutya ndavuga ni urakingura urafungura vuba uri kuvuga mana wagucyubahiro urandengeje urantarukije urupfu numvaga mupfuye ntacyo wumvaga umubonye ntacyo waba ngo yahagaze uhagarariwe n'ingwe ariko abagabo bubahwe koko bubahwe antime yarahageze uti birarangiye yubahwe ansanze mu muhanda inshuro eshatu Songea Bakijoni no muri Nyungwe imodoka yagupfiriyeho yanyemeje namubona ngatumva ibibazo byose byashize dushaka ikiba cyangwa irakira numva iri bunakire kandi koko mwagiye mu gitondo anashaka bakanishimana n'abakuru aha izi ni zimwe muri challenge irene tugenda tuganiriza ni zimwe mu bibazo agenda ahura nabyo mu nzira mu masaha ya nijoro aho imodoka ishobora kumupfira ari wenyine saa 2 saa 3 agategereza abamufasha agatekereza ikimufasha kandi wenda bwije atari bubone abakanishi ariko nawe rogenda gahoro urugendo gake duwafatiyeho ikiganiro cyacu kirakomeje turacyari hafi tuzabagezaho urugendo ruva i Kigali kugeza i Dar es Salaam mwamubonye wa mugore nyamabwira ni mwanamke na nusu wow bamere pisa ariko ahantu hitwa Rusahunga niho Irene yaraye cyangwa se niho twaraye akaba rero mu gitondo imodoka yamaze kuyatsa umuriro urugendo rurakomeje uramutse baraye neza baraye hageze amahoro okay mwabibonye rero ukuntu ahantu hameze urugendo ruracyari rurerure Rusahunga ahantu hitwa Rusahunga niho Irene yaraye cyangwa se niho twaraye akaba rero mu gitondo imodoka yamaze kuyatsa umuriro urugendo rurakomeje uramutse baraye neza baraye hageze amahoro okay mwabibonye rero ukuntu ahantu hameze urugendo ruracyari rurerure Rusahunga ahantu hitwa Rusahunga niho Irene yaraye cyangwa se niho twaraye
akaba rero mu gitondo imodoka yamaze kuyatsa umuriro, urugendo rurakomeje. Muramutse maraye neza, maraye hageze amahoro. Okay, mwabibonye rero ukuntu ahantu hameze, urugendo ruracyari rurerure Rusahunga. Aha, reka mbibutse ko urugendo rukomeje, ubwo dutsimbuye ahitwa Rusahunga, twari tugeze saa 7 z'ijoro. Urugendo rurakomeje. Aha, rero ejo twaturukanye n'abo banyarwanda ku Rusumo, turambukana Urusumo twambuka kujya mu kindi gihugu, twaraye ahitwa Rusahunga. Nyakanazi, sorry. Ubu iyo uhagurutse nk'aya masaha saa 1 za mu gitondo, uba ufite gahunda y'uko noneho break yindi cyangwa se stop, ahandi ugera ukavuga uti ngiye kuruhuka, ndyame nzakomeze ejo. Ni hehe? Turaryama hagati y'Amanyoni na Dodoma. Ubu ugenze ibirometero bingahe kuva hano kugera aho ngaho ugiye? Hafi 700. Okay, mwamubonye Superwoman, njya mbabwira rwose ikamyo yayikandagiye kuva turi kumwe kuva twatangirana urugendo, ngira ngo murabona n'izindi imbere ye agenda depansa. Iki gihugu ni kinini mw'abantu, ushobora kugenda n'ugeze n'izindi kamyo agenda depansa. Bibutse ko ari urugendo rwa Irene from Kigali to Dar es Salaam. Urugendo ruba rumeze gute? Ruba rufite izihe mvune? Ukavuga ni sinyenyi n'abahanye n'abagenzi baterana yambu. Wow, turacyafite urugendo rwo kugera Dar es Salaam, mukareba ahantu tugeze, tukagera za Singida nk'uko ari kubivuga, za Manyoni, za Dodoma, za Morogoro, winjira Dar es Salaam. Ibirometero 1600 kugenda gusa, ibirometero 1600 kugaruka. Wow, uyu niwe Superwoman. Aha, reka mbibutse ko urugendo rukomeje, ubwo dutsimbuye ahitwa Rusahunga, twari tugeze saa 7 z'ijoro. Urugendo rurakomeje. Rero ejo twaturukanye n'abo banyarwanda ku Rusumo, turambukana Urusumo twambuka kujya mu kindi gihugu, twaraye ahitwa Rusahunga. Nyakanazi, sorry. Ubu iyo uhagurutse nk'aya masaha saa 1 za mu gitondo, uba ufite gahunda y'uko noneho break yindi cyangwa se stop, ahandi ugera ukavuga uti ngiye kuruhuka, ndyame nzakomeze ejo. Ni hehe? Turaryama hagati y'Amanyoni na Dodoma. Ubu ugenze ibirometero bingahe kuva hano kugera aho ngaho ugiye? Hafi 700. Okay, mwamubonye Superwoman, njya mbabwira rwose ikamyo yayikandagiye kuva turi kumwe kuva twatangirana urugendo, ngira ngo murabona n'izindi imbere ye agenda depansa. Iki gihugu ni kinini mw'abantu, ushobora kugenda n'ugeze n'izindi kamyo agenda depansa. Bibutse ko ari urugendo rwa Irene from Kigali to Dar es Salaam. Urugendo ruba rumeze gute? Ruba rufite izihe mvune? Ukavuga ni sinyenyi n'abahanye n'abagenzi baterana yambu. Wow, turacyafite urugendo rwo kugera Dar es Salaam, mukareba ahantu tugeze, tukagera za Singida nk'uko ari kubivuga, za Manyoni, za Dodoma, za Morogoro, winjira Dar es Salaam. Ibirometero 1600 kugenda gusa, ibirometero 1600 kugaruka. Wow, uyu niwe Superwoman. Aha, reka mbibutse ko urugendo rukomeje, ubwo dutsimbuye ahitwa Rusahunga, twari tugeze saa 7 z'ijoro. Urugendo rurakomeje. Aha, rero ejo twaturukanye n'abo banyarwanda ku Rusumo, turambukana Urusumo twambuka kujya mu kindi gihugu, twaraye ahitwa Rusahunga. Nyakanazi, sorry.
ubu iyo uhagurutse nk'aya masaha saa moya za mu gitondo uba ufite gahunda y'uko noneho break yindi cyangwa se stop ahandi ugera ukavuga uti ngiye kuruhuka ndyame nzakomeze ejo ni hehe? turaryama hagati y'Amanyoni na Dodoma. ubu ugenze ibirometero bingahe kuva hano kugera aho ngaho ugiye? hafi 700. Okay, mwamubonye Superwoman njya mbabwira rwose ikamyo yayikandagiye kuva turi kumwe kuva twatangirana urugendo, ngira ngo murabona n'izindi imbere ye agenda depansa. Iki gihugu ni kinini mw'abantu, ushobora kugenda ntugeze n'izindi kamyo agenda depansa. Yibutse ko ari urugendo rwa Irene from Kigali to Dar es Salaam. Urugendo ruba rumeze gute? Ruba rufite izihe mvune? Ukavuga ni sinye n'abahanye n'abagenzi baterana yambu. Wow, turacyafite urugendo rwo kugera Dar es Salaam, mukareba ahantu tugeze, tukagera za Singida nk'uko ari kubivuga, za Manyoni, za Dodoma, za Morogoro, winjira Dar es Salaam. Ibirometero 1600 kugenda gusa, ibirometero 1600 kugaruka. Wow, uyu niwe Superwoman. Amahoro n'icyubahiro bibasumba hose, Hosiana, 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 ahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka. Amahoro n'icyubahiro bibasumba hose, amahoro n'icyubahiro bibasumba hose, Hosiana, 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 ahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka. Amahoro n'icyubahiro bibasumba hose, amahoro n'icyubahiro bibasumba hose, Hosiana, 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 ahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka. Amahoro n'icyubahiro bibasumba hose. Mw'abantu mwe, uyu ni umunsi wa kabiri w'urugendo, ariko urugendo ntabwo rworoshye. Babwire ko nicuye ariko Ariko wabisinziriye kweri? nabiryamye. Ahangaha haba hari akatanda kameze neza, umuntu araryama uko ashaka akanasinzira. Imyembe twariye, snacks twariye. Ahangaha rero ni muri rwa rugendo rwacu. Uyu ni umunsi wa kabiri, twatangiranye kuva ku munsi w'ejo hashize, aho nababwiraga nti tugiye kwambuka, tugiye guherekeza Irene, tujya tubana mu biganiro byacu hano kuri Morex, atwereke inzira bagenda tugeze ahitwa Igunga. Igunga rero nayo ni mu yindi ntara, ni intara sinzi, ariko buriya Igunga iri muri Singida, iri muri Singida, mkoa mkoa Singida. Ubwo rero ahangaha urabona ko hari parking, harimo andi makamyo menshi atandukanye. Mu kanya rero Irene tuza gutambika na Irene atubwire indi challenge akunda guhura nayo kenshi mu kazi ke, indi challenge akunda guhura nayo muri aka kazi. Ese uretse challenge ibindi byiza uramo ni ibihe? Njye nagiye mbona abandi bashoferi uko baganira, uko bahagarara, uko musuhuza, abapolisi uko bamwita, uko bamukunze. Iyi ni Morex Media, twamaze kujya muri Tanzania rero nkuko nababwiye. Ubu dufite urugendo rugana Dar es Salaam. Ese ahangaha Igunga kugera Dar es Salaam dusigaje ibirometero bingahe? Turacyari kure. Hantu tugenze iminsi 2. Oya, ni umunsi umwe. Ibirometero bike tugire nibura mu cya kabiri. Ntabwo tujya mu cya kabiri cy'urugendo. Dusigaje ibirometero 150. N'igihe twatangiriye kugenda Irene. N'igihe twatangiriye kugenda. Kuva twahagurutse i Kigali ku itariki ya kangahe, ariko nuko hajemo kuryama. Twageze saa 7 z'ijoro ahantu hitwa Nyakanazi, turaryama. Twageze Kahama, turahagararaho gato ko hari imodoka ibyo twakwisha ku modoka. Twageze Isaka, turahagarara tujya kurya, ariko nibyo gusa. Ibindi ni ibisanzwe no gukandagira cyangwa nayikandagira. Aha ngaho gira icyo babwira aba bajama bakureba.
nta kindi turabakunda cyane tubahishiye nyine agaseke karapfundikiye tubagezaho ibyiza byinshi tike ndamwereka buri kimwe cyose abagabo b'abashoferi ndabereka umuhanda tike ndamwereka umuhanda mujya munyuramo abantu mugira ibibazo byo mu kazi n'ibiki byose arabyibonera agomba kubahagararira akabavuganira ibibazo muhura nabyo byose ndabimubwira ibyiza muhura nabyo utuntu twose ari kutureba nawe mugaragaze ya disipurine yacu y'abashoferi kugira ngo tunyuze mu ijisho uretse ko nta n'ikibi nk'abantu uyu ni umunsi wa kabiri urugendo ariko urugendo ntabwo rworoshye babwire ko nicuye ariko wabisinziriye kweri nabiryamye ahangaha haba hari akatanda kameze neza umuntu araryama uko ashaka akanasinzira imyembe twariye sinakisi twariye ahangaha rero ni rwa rugendo rwacu uyu ni umunsi wa kabiri twatangiranye kuva ku munsi w'ejo hashize aho nababwiraga tugiye kwambuka tugiye guherekeza Irene tujya tubana mu biganiro byacu hano kuri Morex atwereke inzira bagenda tugeze ahitwa Igunga rero nawe ni mu yindi ntara ni intara sinzi ariko buriya Igunga iri muri Singida mkoa mkoa Singida ubwo rero ahangaha urabona ko hari pakingi harimo andi makamyo menshi atandukanye mu kanya rero Irene tuza gutambika na Irene atubwire indi challenge akunda guhura nayo kenshi mu kazi ke indi challenge akunda guhura nayo muri aka kazi ese uretse challenge ibindi byiza uramo ni ibihe njye nagiye mbona abandi bashoferi uko baganira uko bahagarara uko musuhuza abapolisi uko bamwitaho uko bamukunze iyi ni Morex Media twamaze kujya muri Tanzania rero nkuko nababwiye ubu dufite urugendo rugana Dar es Salaam ese hangahe Igunga kugera Dar es Salaam dusigaje ibirometero bingahe turacyari kure hanze ngenzi iminsi 2 ni umunsi umwe ibirometero bike tugira nibura mu cya kabiri ntabwo tujya mu cya kabiri cy'urugendo dusigaje ibirometero 150 n'igihe twatangiriye kugenda twahagurutse i Kigali ku itariki ya kangahe ariko nuko hajemo kuryama twageze saa 7 z'ijoro ahantu hitwa Nyakanazi turaryama twageze Kahama turahagararaho gato ko hari imodoka ibyo twakwisha ku modoka twageze Isaka turahagarara tujya kurya ariko nibyo gusa ibindi ni bisanzwe no gukandagira cyangwa nayikandagira ahanga bagira icyo babwira aba bajama bakureba nta kindi turabakunda cyane tubahishiye nyine agaseke karapfundikiye tubagezaho ibyiza byinshi tike ndamwereka buri kimwe cyose abagabo b'abashoferi ndabereka umuhanda tike ndamwereka umuhanda mujya munyuramo abantu mugira ibibazo byo mu kazi n'ibiki byose arabyibonera agomba kubahagararira akabavuganira ibibazo muhura nabyo byose ndabimubwira ibyiza muhura nabyo utuntu twose ari kutureba nawe mugaragaze ya disipurine yacu y'abashoferi kugira ngo tunyuze mu ijisho uretse ko nta n'ikibi nk'abantu uyu ni umunsi wa kabiri urugendo ariko urugendo ntabwo rworoshye babwire ko nicuye ariko wabisinziriye kweri nabiryamye ahangaha haba hari akatanda kameze neza umuntu araryama uko ashaka akanasinzira imyembe twariye sinakisi twariye ahangaha rero ni rwa rugendo rwacu uyu ni umunsi wa kabiri twatangiranye kuva ku munsi w'ejo hashize aho nababwiraga tugiye kwambuka tugiye guherekeza Irene tujya tubana mu biganiro byacu hano kuri Morex atwereke inzira bagenda tugeze ahitwa Igunga rero nawe ni mu yindi ntara ni intara sinzi ariko buriya Igunga iri muri Singida mkoa Singida ubwo rero ahangaha urabona ko hari pakingi harimo andi makamyo menshi atandukanye mu kanya rero Irene tuza gutambika na Irene atubwire indi challenge akunda guhura nayo kenshi mu kazi ke indi challenge akunda guhura nayo muri aka kazi ese uretse challenge ibindi byiza uramo ni ibihe njye nagiye mbona abandi bashoferi uko baganira uko bahagarara uko musuhuza abapolisi uko bamwitaho uko bamukunze iyi ni Morex Media twamaze kujya muri Tanzania rero nkuko nababwiye ubu dufite urugendo rugana Dar es Salaam ese hangahe Igunga kugera Dar es Salaam dusigaje ibirometero bingahe turacyari kure hanze ngenzi iminsi 2 ni umunsi umwe ibirometero bike tugira nibura mu cya kabiri ntabwo tujya mu cya kabiri cy'urugendo dusigaje ibirometero 150 n'igihe twatangiriye kugenda
twahagurutse i Kigali ku itariki ya kangahe, ariko nuko hajemo kuryama. Twageze saa 7 z'ijoro ahantu hitwa Nyakanazi turaryama. Twageze Kahama turahagararaho gato ko hari imodoka ibyo twakwisha ku modoka. Twageze Isaka turahagarara tujya kurya, ariko nibyo gusa, ibindi ni ibisanzwe no gukandagira cyangwa nayikandagira. Aha ngaho gira icyo babwira aba bajama bakureba. Nta kindi, turabakunda cyane, tubayishiye nyine agaseke karapfundikiye, tubagezaho ibyiza byinshi. Tike ndamwereka buri kimwe cyose, abagabo b'abashoferi ndabereka umuhanda, Tike ndamwereka umuhanda mujya munyuramo. Abantu mugira ibibazo byo mu kazi n'ibiki byose arabyibonera, agomba kubahagararira akabavuganira. Ibibazo muhura nabyo byose ndabimubwira, ibyiza muhura nabyo, utuntu twose ari kutureba. Nawe mugaragaze nyine, mugaragaze ya discipline yacu y'abashoferi kugira ngo tunyuza mu ijisho, uretse ko nta n'ikibi. Muri rwa rugendo rwacu rwo kugezaho uko Irene aba yifashe mu muhanda iyo ari mu rugendo. Ubu rero ipine yamutobokeyeho ahitwa Manyoni, ureze za Singida wenda gusatira Dodoma ukenda kwegera imbere cyane za Morogoro, Dar es Salaam. Ahangaha turi rero ni Manyoni, ureze za Singida ho gatoya ugiye gusatira Dodoma nk'uko mbikubwiye. Ipine rero yamutobokeyeho mu gitondo, turi mu gitondo cya saa 1 zo mu Rwanda. Twaraye ahitwa Singida, twaraye tugeze nijoro saa 6. Urugendo ruracyari rurerure hamwe na Moriox Media. Nguwo rero uko umubona ari kuvugira kuri telefone, ari kuvugana n'umugabo we, nawe tugize kumubagezaho, nawe batwara ikamyo. Yamubwiye ko ari inyuma ye gato, ati nubona ikibazo gikomeye rwose ukomeze untegereze nze gufashe. Icyo nabashe kubona muri urugendo ni abantu bafatanya ku rugendo no kuri telefone. Imodoka igira ikibazo agahamagara umugabo, imodoka igira ikibazo abwira umugabo ngo bigenze gutya. Ngo ari kuri telefone, ariko amwicaye imbere n'abakanishi bari kumukorera imodoka, nawe ubwa ku giti cye afite gufungura ipine, yagize mu gitondo asimbuka umugozi. Ayayaya, ibyo naboneye muri urugendo kuva navuka sindabibona. Gusa mu Rwanda dufite abagore b'intwari, dufite abagore b'icyitegererezo. Muri rwa rugendo rwacu rwo kugezaho uko Irene aba yifashe mu muhanda iyo ari mu rugendo. Ubu rero ipine yamutobokeyeho ahitwa Manyoni, ureze za Singida wenda gusatira Dodoma ukenda kwegera imbere cyane za Morogoro, Dar es Salaam. Ahangaha turi rero ni Manyoni, ureze za Singida ho gatoya ugiye gusatira Dodoma nk'uko mbikubwiye. Ipine rero yamutobokeyeho mu gitondo, turi mu gitondo cya saa 1 zo mu Rwanda. Twaraye ahitwa Singida, twaraye tugeze nijoro saa 6. Urugendo ruracyari rurerure hamwe na Moriox Media. Nguwo rero uko umubona ari kuvugira kuri telefone, ari kuvugana n'umugabo we, nawe tugize kumubagezaho, nawe batwara ikamyo. Yamubwiye ko ari inyuma ye gato, ati nubona ikibazo gikomeye rwose ukomeze untegereze nze gufashe. Icyo nabashe kubona muri urugendo ni abantu bafatanya ku rugendo no kuri telefone. Imodoka igira ikibazo agahamagara umugabo, imodoka igira ikibazo abwira umugabo ngo bigenze gutya. Ngo ari kuri telefone, ariko amwicaye imbere n'abakanishi bari kumukorera imodoka, nawe ubwa ku giti cye afite gufungura ipine, yagize mu gitondo asimbuka umugozi. Ayayaya, ibyo naboneye muri urugendo kuva navuka sindabibona. Gusa mu Rwanda dufite abagore b'intwari, dufite abagore b'icyitegererezo. Muri rwa rugendo rwacu rwo kugezaho uko Irene aba yifashe mu muhanda iyo ari mu rugendo. Ubu rero ipine yamutobokeyeho ahitwa Manyoni, ureze za Singida wenda gusatira Dodoma ukenda kwegera imbere cyane za Morogoro, Dar es Salaam. Ahangaha turi rero ni Manyoni, ureze za Singida ho gatoya ugiye gusatira Dodoma nk'uko mbikubwiye. Ipine rero yamutobokeyeho mu gitondo, turi mu gitondo cya saa 1 zo mu Rwanda. Twaraye ahitwa Singida, twaraye tugeze nijoro saa 6. Urugendo ruracyari rurerure hamwe na Moriox Media. Nguwo rero uko umubona ari kuvugira kuri telefone, ari kuvugana n'umugabo we, nawe tugize kumubagezaho, nawe batwara ikamyo. Yamubwiye ko ari inyuma ye gato, ati nubona ikibazo gikomeye rwose ukomeze untegereze nze gufashe. Icyo nabashe kubona muri urugendo ni abantu bafatanya ku rugendo no kuri telefone. Imodoka igira ikibazo agahamagara umugabo, imodoka igira ikibazo abwira umugabo ngo bigenze gutya. Ngo ari kuri telefone, ariko amwicaye imbere n'abakanishi bari kumukorera imodoka, nawe ubwa ku giti cye afite gufungura ipine, yagize mu gitondo asimbuka umugozi. Ayayaya, ibyo naboneye muri urugendo kuva navuka sindabibona. Gusa mu Rwanda dufite abagore b'intwari, dufite abagore b'icyitegererezo. Ngo akahe kazi mwana? Arimo arambwira ngo ningende nkwingishe gufata isipana. Ndabona bincitse cyane rwose, byataye bitatangiye se bundi.
ngo akahe kazi mwana arimo arambwira ngo ningende mwanyigishe gufata isipana ndabona bincitse cyane rwose byataye urabona bitatangiye se bundi ngo akahe kazi mwana arimo arambwira ngo ningende mwanyigishe gufata isipana ndabona bincitse cyane rwose byataye urabona bitatangiye se bundi muri rwa rugendo rwacu rero nababwiraga wa mugabo rero nawe utwara ikamyo umugabo wa Irene nawe arahageze yinjira avuga n'umugore kuri telefone umugore ntiyaraza aho umugabo ageze ariko reba ibaye adusanze mu nzira yaravuze ati nzarwana ishyaka ku buryo nzabafatira mu nzira ibuka ko bose bakorera kampani yitwa Salama Logistics and Works ibyo turaza kubireba nyuma yes yitwa njye ndakwita Mr. Che Guevara akaba ari rero nkuko mujye tujya tubagezaho nawe mugabo wa Irene bombi batwara ikamyo ni couple mujya mukunda kumbaza ngo ihagaze gute ngihagaze dore ngaho bayirukana mu Rwanda aba bantu iminsi ibiri ishize umwe yahagurutse mbere ndahaguruka nyuma ariko umugabo yafatiyeho ati ndafatiraho ndarara aho muri burare aho muri baba mugeze dore ngabo rero ikiganiro cyacu kirakomeza mu kanya nkuko mubibona ndibwira bagezaho urugendo rw'aba bantu umugore n'umugabo batwara ikamyo mujya mwibaza mutese abantu babana bate bahurira hehe ni umugore n'umugabo babana byemewe n'amategeko rwose ariko bakaba bakora muri kampani imwe yitwa Salama bose batwara ikamyo ngaba ndi kubareba imbere yanjye emosiyo ziramfashe anshwinshwi ako gisi bari bakumburanye nanjye ndahari nta nubwo banyibuka ibyo bintu murabizi nabyo turi ahitwa Manyoni urukundo rurakumburanye mundebe urukundo rurakumburanye mundebe urukundo bafitanye muri rwa rugendo rwacu rero nababwiraga wa mugabo rero nawe utwara ikamyo umugabo wa Irene nawe arahageze yinjira avuga n'umugore kuri telefone umugore ntiyaraza aho umugabo ageze ariko reba ibaye adusanze mu nzira yaravuze ati nzarwana ishyaka ku buryo nzabafatira mu nzira ibuka ko bose bakorera kampani yitwa Salama Logistics and Works ibyo turaza kubireba nyuma yes yitwa njye ndakwita Mr. Che Guevara akaba ari rero nkuko mujye tujya tubagezaho nawe mugabo wa Irene bombi batwara ikamyo ni couple mujya mukunda kumbaza ngo ihagaze gute ngihagaze dore ngaho bayirukana mu Rwanda aba bantu iminsi ibiri ishize umwe yahagurutse mbere ndahaguruka nyuma ariko umugabo yafatiyeho ati ndafatiraho ndarara aho muri burare aho muri baba mugeze dore ngabo rero ikiganiro cyacu kirakomeza mu kanya nkuko mubibona ndibwira bagezaho urugendo rw'aba bantu umugore n'umugabo batwara ikamyo mujya mwibaza mutese abantu babana bate bahurira hehe ni umugore n'umugabo babana byemewe n'amategeko rwose ariko bakaba bakora muri kampani imwe yitwa Salama bose batwara ikamyo ngaba ndi kubareba imbere yanjye emosiyo ziramfashe anshwinshwi ako gisi bari bakumburanye nanjye ndahari nta nubwo banyibuka ibyo bintu murabizi nabyo turi ahitwa Manyoni urukundo rurakumburanye mundebe urukundo rurakumburanye mundebe urukundo bafitanye
muri rwa rugendo rwacu rero nababwiraga wa mugabo rero nawe utwara ikamyo, umugabo wa Irene nawe arahageze, yinjiye avuga n'umugore kuri telefone, umugore ntiyaraza aho umugabo ageze, ariko reba ibaye adusanze mu nzira, yaravuze ati nzarwana ishyaka ku buryo nzabafatira mu nzira. Ibuka ko bose bakorera kampani yitwa Salama Logistics on what? Ibyo turaza kubireba nyuma. Yes, yitwa njye ndakwita Mr. Che Guevara, akaba ari inzu rero nk'uko mujya tujya tubagezaho n'uyu mugabo wa Irene, bombi batwara ikamyo, ni couple mujya mukunda kumbaza ngo ihagaze gute, ngo ihagaze dore ngaho. Wow, bayirukana mu Rwanda abantu iminsi 2 ishize, umwe yahagurutse mbere ndahaguruka nyuma, ariko umugabo yafatiyeho ati ndafatiraho ndarara aho muri burare, aho muri baba bamugeze. Dore ngabo rero ikiganiro cyacu kirakomeza mu kanya, nk'uko mubibona ndibwira bagezaho urugendo rw'aba bantu, umugore n'umugabo batwara ikamyo. Mujya mwibaza mutese abantu babana bate, bahurira hehe? Ni umugore n'umugabo babana byemewe n'amategeko rwose, ariko bakaba bakora muri kampani imwe yitwa Salama, bose batwara ikamyo. Ngaba ndi kubareba imbere yanjye, emosiyo ziramfashe anjwi ako disi bari bakumburanye, nanjye ndahari, nta nubwo banyibuka. Ibyo bintu murabizi nabyo. Turi ahitwa Manyoni, urukundo barakumburanye, ndebe urukundo barakumburanye, ndebe urukundo bafitanye. Iyi kamyo ni ya Irene niyo yitwara, iyi ni muri Salamu nk'uko mubibona. Bo Irene anapambana, iriya nayo ni y'umugabo we, zose ni Salamu. Salamu akaba ari kampani ikorera Dubai, isafirisha imizigo yanyu mwese muba mwabatumye, abacuruzi mwese wifuza kwizera kampani y'icyizere gikomeye, nta handi ni muri Salama. Salamu rero ikaba ikusanira imizigo igeza Tanzania, igeza mu Rwanda, igeza muri Congo, igeza i Burundi. Ushaka rero kwizera ukizera kampani ikomeye, izere Salama. Iyi kamyo ni ya Irene niyo yitwara, iyi ni muri Salamu nk'uko mubibona. Bo Irene anapambana, iriya nayo ni y'umugabo we, zose ni Salamu. Salamu akaba ari kampani ikorera Dubai, isafirisha imizigo yanyu mwese muba mwabatumye, abacuruzi mwese wifuza kwizera kampani y'icyizere gikomeye, nta handi ni muri Salama. Salamu rero ikaba ikusanira imizigo igeza Tanzania, igeza mu Rwanda, igeza muri Congo, igeza i Burundi. Ushaka rero kwizera ukizera kampani ikomeye, izere Salama. Kiriya beza, iyi ni imashini iza kumpakirira, irimo iraza isatira imodoka yanjye ngiye aha ngaha. Kontineri ngiye gupakira iri inyuma hirya ya Mayeska, niyo ngiye gupakira. Urabona ko baba batwitayeho cyane, imashini ni uku nguku iza. Aceceke simvuge, barebesha amaso, barabesha ukuntu dupakira. N'undi uzaza azamenye ngo bapakira gute cyangwa bapakirira hehe, aho bugenda gute. Iyo igeze ku modoka yanjye, ngiye gutangira icagure kontineri ndi bupakire. Iyo iri hasi bakora ikintu cyitwa ngo ni ugucukura. Irahageze, yahagaze, agiye gutangira gushakisha kontineri ndi bupakire. Iri inyuma ahantu hasi. Bareba ukuntu Salama tuba twabitayeho cyane, tuba twabahaye keya zishoboka. Ni iyi nzira bicamo iyo twaje hano Bandarini. Uraza ukajya kureba impapuro zawe, ukareba uko kontineri aho iherereye, nimero biba biriho, umurongo ipanzeho, nimero iriho, byose biba byanditseho. Ubireba ukagenda ukurikiza nimero ukayisanga ahantu iri. Wamara kuyigeraho, mu wa mashine nawe aza gusanga.
akaza akayicimba, bagita gucimba no gucukura, nyine arayicukura iri hasi agenda avana iziri hejuru ashira ku ruhande mpaka ageze ku yawe, akayifata akayishyira ku modoka yawe. Ubu ngubu arindiriye kiriya kintu cy'umuhondo kiri kwicunda gihagarara neza atangire gahunda yo y'akazi. Kambe nkoze stop ndakomerezaho nyuma nitangira gukora. Nageze ku modoka mbere ukuntu kiba giteye, umuntu akigwegereje reba ibintu byacyo ukuntu ringana. Akazi katangiye. Iyi kamyoni ya Irene niyo yitwara, iyi niyo muri Salamu nk'uko mubibona. Ngo Irene anapambana, iriya nayo ni y'umugabo we, zose ni Salamu. Salamu akaba ari kampani ikorera Dubai, isafirisha imizigo yanyu mwese muba mwabatumye, abacuruzi mwese wifuza kwizera kampani y'icyizere gikomeye, nta handi ni muri Salamu. Salamu rero ikaba ikusanira imizigo igeza Tanzania, igeza mu Rwanda, igeza muri Congo, igeza i Burundi. Ushaka rero kwizera ukizera kampani ikomeye, izere Salamu. Ibintu ntabwo biba byoroshye namba. Ubwo imodoka ya Irene igeze kubabwira ko yagize ikibazo hano mu nzira aho turi Manyoni. Ubwo rero Antine umugabo we yatugezeho, awundi njya mbereka bari kumwe, ahita bari yambara isarubeti da ajya munsi y'ipine, ibintu ngibyo barabitunganya neza. Ibintu ntabwo biba byoroshye namba. Ubwo imodoka ya Irene igeze kubabwira ko yagize ikibazo hano mu nzira aho turi Manyoni. Ubwo rero Antine umugabo we yatugezeho, awundi njya mbereka bari kumwe, ahita bari yambara isarubeti da ajya munsi y'ipine, ibintu ngibyo barabitunganya neza. Ibintu ntabwo biba byoroshye namba. Ubwo imodoka ya Irene igeze kubabwira ko yagize ikibazo hano mu nzira aho turi Manyoni. Ubwo rero Antine umugabo we yatugezeho, awundi njya mbereka bari kumwe, ahita bari yambara isarubeti da ajya munsi y'ipine, ibintu ngibyo barabitunganya neza. Hano mushaka ko dukorana ikiganiro. Ikiganiro se kiragitangiye. Njye ikibazo nkeneye kumenya, wagize gutya uza wiruka udusanga ahantu kandi twagusize i Kigali. Ni gutya uzi kurikira umugore wawe? Buriya rero si kuba ngo nuko nari mukurikiye, ahubwo byatewe no kuba impamvu y'akazi. Bansabaga ko nagomba kwihuta, hari kontineri nagomba kuzana. None nawe ko nari ko ari imbere, kandi ibyo nzi ko ari imbere nshobora kumufasha. Wanabibonye ko byabaye twageze Manyoni imodoka imupfiraho, ariko itaza ngo uhite wambara isarubeti ujye munsi y'imodoka. Ntabwo rero iyo nzi ko ari imbere ngerageza kwihuta mwegere byibuze. Nanone ikindi kuba mba ndi gukorera ku ntego kuri target ya uro turi hafi kwinjira gusohoka muri Dodoma dukomeza. Naje inzira yose dukorana ikiganiro, duhagarara tugira gute ibirometero narabibonye uko bireshya. Ahubwo ikibazo nuko cyangwa se ikibazo we ngo nshobora kukubaza kano kanya, kugera Dar es Salaam we kuri kano kanya gasigaye kagutwara umwanya ungana iki, cyakabatwara umwanya ungana iki? Njye wenda nshobora gukoresha amasaha hagati y'8 na 12 hano turi. Tuvuye Dodoma kugera Mwongo waje mateko. Ndi kukwegera Abanyarwanda ko ugenda utegereza umugabo wawe. Ntabwo nyina mutegereza ko mutere Dani, imodoka yari yapfuye. Nanjye nabibonye, ariko nanabyemeye nabibonye. Gusa icyo nashaka kwerekana nuko nkuko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, waravuze uti abari imbere ndi inyuma nkagenda mu protectinga kugira ngo byibuze nagira n'ikibazo. Ni nako byagenze, niko byagenze. Aho yahagurutse ejo bundi wo haguruka ejo, ariko still muracyari kumwe mu nzira imwe. Umwanya usigaye kugira ngo tugere Dar es Salaam ni muto, nitwinjira Dar es Salaam turaza kongera kubagezaho ikindi kiganiro. Cyo ya couple tuyatubazanira bombe batwara ikamyo, ibintu mu buryohe mu muhanda ni ibi ngibi bagenda barimo. Nawe jya mu modoka yawe, natwe dukomeze imodoka yacu, ariko wihute. Kandi nambwiye ngo aryame. Ndagukubita. Ibirometero 40 si 40 agiye kugenda. Ushaka kumusoma? Yego ramumbari. Hano mushaka ko dukorana ikiganiro. Ikiganiro se kiragitangiye.
ngiye ikibazo nkeneye kumenya wagize gutya uza wiruka udusanga ahantu kandi twagusize i Kigali ni gutya uzi ukurikiye umugore wawe buriya rero si ukuvuga ngo nuko nari mukurikiye ahubwo byatewe no kuba impamvu y'akazi bansabaga ko nagomba kwihuta hari kontineri nagomba kuzana noneho nawe ko nari nzi ko ari imbere kandi iyo nzi ko ari imbere nshobora kumufasha wanabibonye ko byabaye twageze Manyoni imodoka imupfiraho ariko iyo utaza ngo uhite wambara isarubeti ujye munsi y'imodoka ntabwo rero iyo nzi ko ari imbere ngerageza kwihuta mwegere byibuze nanone ikindi kuba mba ndi gukorera ku ntego itagatiwe ya uro turi hafi kwinjira gusohoka muri Dodoma dukomeza naje inzira yose dukorana ikiganiro duhagarara tugira gute ibirometero narabibonye uko bireshya ahubwo ikibazo nuko cyangwa se ikibazo we ngo nshobora kukubaza kano kanya kugera Dar es Salaam we kuri kano kanya gasigaye ikagutwara umwanya ungana iki cyakabatwara umwanya ungana iki njye wenda nshobora gukoresha amasaha hagati y'8 na 12 hano turi tuvuye Dodoma kugera mwongo waje mateko ndi kukwegera abanyarwanda ko ugenda utegereza umugabo wawe ntabwo ngenda mutegereza ko mutere dani imodoka yari yapfuye nanjye nabibonye ariko nanabyemeye nabibonye gusa icyo nashaka kwerekana nuko nkuko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize waravuze uti abari imbere ndi inyuma nkagenda muprotectinga kugira ngo byibuze nagira n'ikibazo ni nako byagenze aho yahagurutse ejo bundi wo haguruka ejo ariko still muracyari kumwe mu nzira imwe umwanya usigaye kugira ngo tugere Dar es Salaam ni muto nitwinjira Dar es Salaam turaza kongera kubagezaho ikindi kiganiro cyo ya couple tuyatubazanira bombe batwara ikamyo ibintu n'uburyohe mu muhanda ni ibi ngibi bagenda barimo nawe jya mu modoka yawe natwe dukomeze imodoka yacu ariko wihute kandi nambwiye ngo aryame ibirometero 40 si 40 agiye kugenda ushaka kumusoma yego ramumbari hano gushaka ko dukorana ikiganiro se kiragitangiye ngiye ikibazo nkeneye kumenya wagize gutya uza wiruka udusanga ahantu kandi twagusize i Kigali ni gutya uzi ukurikiye umugore wawe buriya rero si ukuvuga ngo nuko nari mukurikiye ahubwo byatewe no kuba impamvu y'akazi bansabaga ko nagomba kwihuta hari kontineri nagomba kuzana noneho nawe ko nari nzi ko ari imbere kandi iyo nzi ko ari imbere nshobora kumufasha wanabibonye ko byabaye twageze Manyoni imodoka imupfiraho ariko iyo utaza ngo uhite wambara isarubeti ujye munsi y'imodoka ntabwo rero iyo nzi ko ari imbere ngerageza kwihuta mwegere byibuze nanone ikindi kuba mba ndi gukorera ku ntego itagatiwe ya uro turi hafi kwinjira gusohoka muri Dodoma dukomeza naje inzira yose dukorana ikiganiro duhagarara tugira gute ibirometero narabibonye uko bireshya ahubwo ikibazo nuko cyangwa se ikibazo we ngo nshobora kukubaza kano kanya kugera Dar es Salaam we kuri kano kanya gasigaye ikagutwara umwanya ungana iki cyakabatwara umwanya ungana iki njye wenda nshobora gukoresha amasaha hagati y'8 na 12 hano turi tuvuye Dodoma kugera mwongo waje mateko ndi kukwegera abanyarwanda ko ugenda utegereza umugabo wawe ntabwo ngenda mutegereza ko mutere dani imodoka yari yapfuye nanjye nabibonye ariko nanabyemeye nabibonye gusa icyo nashaka kwerekana nuko nkuko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize waravuze uti abari imbere ndi inyuma nkagenda muprotectinga kugira ngo byibuze nagira n'ikibazo ni nako byagenze aho yahagurutse ejo bundi wo haguruka ejo ariko still muracyari kumwe mu nzira imwe umwanya usigaye kugira ngo tugere Dar es Salaam ni muto nitwinjira Dar es Salaam turaza kongera kubagezaho ikindi kiganiro cyo ya couple tuyatubazanira bombe batwara ikamyo ibintu n'uburyohe mu muhanda ni ibi ngibi bagenda barimo nawe jya mu modoka yawe natwe dukomeze imodoka yacu ariko wihute kandi nambwiye ngo aryame ibirometero 40 si 40 agiye kugenda ushaka kumusoma yego ramumbari babibonye right twageze mu modoka rero yantime nabwiye ko turi Dodoma tugiye gusohoka twinjira dushakisha Dar es Salaam sasa turacyafite amasaha menshi ariko nkuko twabonye duhagurukanye i Kigali urugendo uko rureshya kugeza uyu mwanya
twagurukanye na Irene tuzatubereka aho tugeze icyo turiho uko imodoka zipfa bakazikora cyangwa se uko bakomeza ariko imodoka ifite fresheri wayitayeho wayitayeho uyu mwanya wawe ntabwo mwahagurukiye Kigali rimwe mushobora kugera Dar es Salaam rimwe mugahindukirira rimwe ariko nanone mushobora no kudahindukirira rimwe uriho bwa buzima twavuze muri cya kiganiro cyatambutse ko ubuzima bwanyu akenshi bujya busobana mukamara nk'ukwezi n'abiri mutarahuza niko biri kenshi turabisikana iyo tutagendana ariko ushobora kujya i Kigali ari kujya Dar es Salaam ushobora kujya Dar es Salaam nawe ushobora kujya Dar es Salaam nawe arimo arajya i Kigali ariko akenshi ako turi muri kampani akenshi turagendana tuba dufite oda zimwe dushobora gupakira rimwe kereka ubwo hashobora kuba ko yashobora gutinda mu igaraje cyangwa atinda mu igaraje cyangwa nkajyana umuzigo ahandi bigatuma igaraje hari feva bajya bashyiramo ngo bamenye ko muri urugo bavuge rero mu kazi urugo ruza mu rugo ariko mu kazi oya mu kazi ntabwo rwose nanjye ntabwo mbishyigikira bakaba bapanga nk'itiripu zimwe bazi ngo ni uko muri urugo nyine muri umuryango oya bishoboka twubaha akazi mu buryo bwose iyo turi mu kazi rero urugo dufite uburyo tugomba kutwaramo bitari bwangiza akazi sawa rero urugendo rwacu mureke rukomeze urugendo rwacu turukomeze gutya nk'uko twabibabwiye kuva mbere turimo turerekeza Dar es Salaam ikiganiro murakireba cyose kuva twatangira urugendo kugeza magingo aya ni Mr and Mrs and team iyi couple tujya tuyibazanira kenshi kandi mukayigiraho byinshi nakubwiye ngo afite stock kanyene n'inkweto dushaka amazi kanyene ubunyobwa ahangaha hari n'imyembe iyi myembe ariko madamu yayitunganyije ndora ako kantu ntukica ashaka kukwinjirirana babibonye self service right twageze mu modoka rero ya Ntime nabwiye ko turi Dodoma tugiye gusohoka twinjira dushakisha Dar es Salaam sasa turacyafite amasaha menshi ariko nk'uko twabonye duhagurukanye i Kigali urugendo uko rugeshya kugeza uyu mwanya twagurukanye na Irene tuzatubereka aho tugeze icyo turiho uko imodoka zipfa bakazikora cyangwa se uko bakomeza ariko imodoka ifite fresheri wayitayeho uyu mwanya wawe ntabwo mwahagurukiye Kigali rimwe mushobora kugera Dar es Salaam rimwe mugahindukirira rimwe ariko nanone mushobora no kudahindukirira rimwe uriho bwa buzima twavuze muri cya kiganiro cyatambutse ko ubuzima bwanyu akenshi bujya busobana mukamara nk'ukwezi n'abiri mutarahuza niko biri kenshi turabisikana iyo tutagendana ariko ushobora kujya i Kigali ari kujya Dar es Salaam ushobora kujya Dar es Salaam nawe ushobora kujya Dar es Salaam nawe arimo arajya i Kigali ariko akenshi ako turi muri kampani akenshi turagendana tuba dufite oda zimwe dushobora gupakira rimwe kereka ubwo hashobora kuba ko yashobora gutinda mu igaraje cyangwa atinda mu igaraje cyangwa nkajyana umuzigo ahandi bigatuma igaraje hari feva bajya bashyiramo ngo bamenye ko muri urugo bavuge rero mu kazi urugo ruza mu rugo ariko mu kazi oya mu kazi ntabwo rwose nanjye ntabwo mbishyigikira bakaba bapanga nk'itiripu zimwe bazi ngo ni uko muri urugo nyine muri umuryango oya bishoboka twubaha akazi mu buryo bwose iyo turi mu kazi rero urugo dufite uburyo tugomba kutwaramo bitari bwangiza akazi sawa rero urugendo rwacu mureke rukomeze urugendo rwacu turukomeze gutya nk'uko twabibabwiye kuva mbere turimo turerekeza Dar es Salaam ikiganiro murakireba cyose kuva twatangira urugendo kugeza magingo aya ni Mr and Mrs and team iyi couple tujya tuyibazanira kenshi kandi mukayigiraho byinshi nakubwiye ngo afite stock kanyene n'inkweto dushaka amazi
kanyene ni ubunyobwa, ahangaha hari n'imyembe. Iyi myembe ariko madamu yayitunganyije ndora. Ako kantu ntukica ashaka kukwinjirirana. babibonye amata self service ahangaha harimo andi mazi. Right, twageze mu modoka rero ya Ntime, nabwiye ko turi Dodoma, tugiye gusohoka twinjira dushakisha Dar es Salaam. Sasa turacyafite amasaha menshi, ariko nkuko twabonye duhagurukanye i Kigali, urugendo uko bugeshya kugeza uyu mwanya, twahagurukanye na Irene, tuzatubereka aho tugeze, icyo turiho, uko imodoka zipfa bakazikora cyangwa se uko bakomeza. Ariko imodoka ifite fresher, wayitayeho wayitayeho uyu mwanya wawe. Ntabwo mwahagurukiye i Kigali rimwe, mushobora kugera Dar es Salaam rimwe, mugahindukirira rimwe, ariko nanone mushobora no kudahindukirira rimwe. Uri mu bwa buzima twavuze muri cya kiganiro cyatambutse, ko ubuzima bwanyu akenshi bujya busobana, mukamara nk'ukwezi n'abiri mutarahuza. Niko biri kenshi turabisikana iyo tutagendana, ariko ushobora kujya i Kigali ari kujya Dar es Salaam. Ushobora kujya Dar es Salaam, nawe ushobora kujya Dar es Salaam, nawe arimo arajya i Kigali. Ariko akenshi ako turi muri kampani imwe, akenshi turagendana, tuba dufite oda zimwe, dushobora gupakira rimwe, kereka ubwo aho hashobora kuba ko yashobora gutinda mu igaraje cyangwa nkajyana umuzigo ahandi, bigatuma igaraje hari feva bajya bashyiramo ngo bamenye ko muri urugo, bavuge rero mu kazi urugo ruza mu rugo, ariko mu kazi oya. Mu kazi ntabwo rwose, nanjye ntabwo mbishyigikira. bakaba bapanga nk'itiripu zimwe bazi ngo nuko muri urugo nyine muri umuryango. Oya bishoboka. Twubaha akazi mu buryo bwose. Iyo turi mu kazi rero, urugo dufite uburyo tugomba kutubaramo bitari bwangiza akazi. Okay, sawa rero urugendo rwacu mureke rukomeze, urugendo rwacu turukomeze gutya nk'uko twabibabwiye kuva mbere. Turimo turerekeza Dar es Salaam, ikiganiro murimo murakireba cyose kuva twatangira urugendo kugeza amagingo aya. Ni Mr and Mrs Ntime. Iyi couple tuya tuyibazanira kenshi kandi mukayigiraho byinshi. Nakubwiye ngo afite stock. Kanyene ni inkweto ushaka amazi, kanyene ni ubunyobwa, ahangaha hari n'imyembe. Iyi myembe ariko madamu yayitunganyije ndora. Ako kantu ntukica ashaka kukwinjirirana. Urugendo n'urwo nyine rurarimbanyije, umugore inyuma, umugabo imbere. Kareraze iyi ngiyi ureba ni iya Irene, iyi ngiyi ureba imbere yacu ni iya Che Guevara. Narabwiye ni umugore n'umugabo batwara ikamyo, umwe imbere undi inyuma. Tumutambutseho rero. Mweretse ko abagore dushoboye. Ibigo byakabaye turamudepashe, tumwereke ko abagore twakamishije natwe. Hatutaki mchezo na mtu, hatutaki mchezo na mtu. Che Guevara. Isuku irarimbanyije mu mamodoka. Mbere yo guhaguruka ni ukubanza kuzikorera isuku imbere. Dore twahereye kuri iyi. Boss, baramutse. Bonjour. Wowe wayifuze pe. Hari ukoza no gufura. Hano umuntu uvuye i Kigali azazana ibintu fungura tubona umuntu w'umushoferi uvuye i Kigali utanga amahirwe ku bantu bavuye mu safari. Nta soni wowe umuntu avuye isafari ava i Kigali ntabwo amahirwe tuvuye isafari. Nta soni ngwino hano. Oya zana turebe umuntu udatanga amahirwe avuye i Kigali, yazane bana.
Mwanamke na robo. Ahabi haragiye. Narizi ko tukigenda ahabi haba hameze gute? Haba hameze gute? Ikibazo nyine nuko ari habi ariko cyunju. Nagufashe imodoka ntabwo ubibonye. Nyine ndibaza ahabi hasobanurira abadukurikiye haba hameze gute? Iyo uvuze ngo hari ahantu tugiye kugera ni danje. Ari muri danje. Aracuritse gutya. Nose rero ko ahantu hacuritse ubundi muragenda yigengesereye. Nyine umuntu agomba kugenda yigengesereye. Usobora akajya n'indege ntigengesereye. Ntabyo nabonye. Maze mba nakanuye sinanakureba ni no ku ruhande wawe. Genda kuriya nyine umanuka gake gakeya witonze. Bagiye. Iyo umanutse ugasanga hari indi modoka yahapfiriye bigenda gute? Ibaze nawe nyine. Niba itakuregeye uramuhobera ntabwo. Ariko ni habi cyane. Hari igihe uhura n'inka ziri kwambukirana. Usapanuka witonze. Wigengesereye. Nyine ko wabaye umunyeshuri mwiza. Wifata byose. Yes, bakunzi ba Moriox TK turi mu kugenda tugana ku musozo w'urugendo rwacu dusigaje ibirometero bike kugira ngo dusubire i Kigali. Tugenze ibirometero bisaga 3,000. Twaberetse ibirometero 1,600 tugana Dar es Salaam, turimo turagaruka ahantu habi mu ishyamba niho tugeze mu masaha atwereka ko ari saa 6 hafi z'ijoro. Ubwo ureba hano twayirene ntabwo araryama, yavuze ko nagera imbere gato nka saa 7 ari bwaparika akaryama. Ubuzima bwose nagize experience yabwo kuva i Kigali kugera Dar es Salaam, tureba uko uyu mugore atwaye imodoka, ikamyo n'umuryango muri rusange, umugore n'umugabo bakora ukazi gutwara ikamyo. Nabareba muri ije ngomba kureba hano. Kandi turi hahandi habi. Nabareba kabisa. Urugendo muri make rwagenze rute? N'ubwo bose tutararusoza turaza kongera kubivuga dusoza. Ahubwo muri make wowe uzatubwira uko urugendo warubonye. Nibyo koko. Buriya uzatubwira inshamake yarwo, utubwire uko byagenze, utubwire uko wabibonye, utubwire sitarago ziriyo, abashoferi benshi warababonye. Nibyo koko. Genda gute mu muhanda, imodoka zaradupfanye warabibonye, ibyapfuye uzabivuga. Hariya ndabyibuka. Aya bag. Najya kuvuga ngo hendi bag. Wanga undi wagiye kuvuga ngo rivanse. Akavuga? Bakavuga ngo mendeve. Wajya kuvuga ngo maneve. Bakavuga ngo umushaka kanere ka mendeve. Urugendo ngurwo rurarimbanyije, amakamyo arahagurutse ahitwa Benako berekeza i Kigali nk'uko mubibona mu Salam Shipping and Logistics. Kaba ari Irene niwe uri imbere, umugabo we bashakanye Uta Che Guevara ari inyuma. Ni ya couple njya nkunda kubagezaho itwara amakamyo, bakora urugendo rurerure rwa Kigali Dar es Salaam Kigali. Ivumbi bararinumuriye koko. Turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ngabo rero nk'uko mubabona n'andi makamyo ngayo mu muhanda. Umusaza Che Guevara nguwo n'umugore we bishakaniye rwose banira mu nzu, umwe aba ari imbere undi ari inyuma. Gahunda nuko zimeze, gahunda ni wone mugani w'abandi. Umuhanda urakomeje kugeza mu Rusumo twambuka i Kigali. Ngira mwebanye ko turimo twinjira mu Rwanda. The end of our journey. Urugendo rwacu ruri kugenda rugana ku musozo. From Kigali to Dar es Salaam to Kigali. Yes. Turi kwinjira ku Rusumo rw'u Rwanda, dore icyapa cy'u Rwanda cyo mu kirere neza. Yes. Rero ahangaha hasigaye urugendo ruva ku Rusumo rukagera i Kigali.
twagiye tugira natubwiye ko aka kazu kamaze imyaka ingahe utangiye umwaka wa 5 gukora urugendo wa Kigali Dar es Salaam ariko hari ubwo wajya ujya no muri za Nairobi Songea Jekunda kumwita mwanamke na nusu ngaha rero mukanzu aje tugabari inyuma muri igikamyo kiri inyuma yacu rero nawe aradukunda kugeraho mu kanya kugira ngo tufatanye gusoza ikiganiro cyacu mwagikurikiye kuva mu ntangiriro kugera mu mpera twagiye tubereka uduce duto ntabwo twari kukibereka cyose ariko ahabaga ari ngombwa twarahaberekaga ni urugendo rumara iminsi 2 n'igice kugira ngo ugere aho ugiye n'indi 2 n'igice kugaruka urumva ntabwo ari byoroshye kuba wagarutse 2 n'igice n'ubwo twagarutse hafi 3-4 kubera ko imodoka yagendaga igira utubazo mu nzira igatoboka handbag narimenye ni airbag nagiye bwa mbere nzita ngo ni handbag airbag ngo ziraturitse ugahagarara ahantu amasaha 4 cyangwa 5 ukeneye depanage wagera imbere hakaba hari ibindi byinshi nge ntazi amazina ngo bicomoka bagahagarara urumva ko washobora kuba wateganya ko urara imbere ntubashe kubigeraho kubera ko imodoka yagiye igira ibibazo guys ntabwo ari urugendo rworoshye ntabwo ari urugendo rworoshye uyu mubyeyi yakora umwana w'umukobwa niko nagiye kuvuga mama Africa cyangwa se mwanamke na nusu ikindi nabonye mu nzira turabivugana mu kanya ni byinshi yes turi kwinjira mu Rusumo ku mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Tanzania. Alright, dukurikiye rero ngira mwanezerewe mwabonye ukuntu urugendo rwari rumeze kuva i Kigali tunyuze ku Rusumo kugera Dar es Salaam kuva Dar es Salaam tugaruka i Kigali tunyuze ku Rusumo byose mwabibonye urugendo ntabwo rwari rworoshye. Turifuza commentaire zanyu aho hasi zigira icyo zivuga zigira icyo zisaba zigira icyo zitwungura byose urugero mwabonye ukuntu rwareshyaga ikiganiro mwari by'ukuntu cyareshyaga mwabonye uburyo ki uyu mugore yitanga ubufatanye afitanye n'umugabo we. Mwagiye mubona ko umugabo we twagendaga tuganira nawe ntabwo twahagurukanye i Kigali ahubwo we yadusanze mu nzira kudusanga mu nzira n'ukundi afite ukuntu uyu mugore wari imbere we agenda yihuta kugira ngo amusange imbere cyane cyane ko ari umugabo amufashe kuba imodoka y'umugore yagize ikibazo. Hari naho twageze imodoka igira ikibazo rwose umugabo arazambara isarubeti yinjira munsi y'imodoka hari ibyo umugore we aba yashobora kuba yahita akora ako kanya hari n'ibyo umugabo ashobora kuba yamufashaho bikubiteho nuko umugabo we noneho we yize na mekanike y'amakamyo bivuga ngo hari ikindi kibazo tekinike cyangwa mekanike we ababasha kuba yabasha kumukemurira. Gusa natangajwe n'uburyo Irene yitwaye ngira nawe mwabibonye uko wabasha ni byinshi ni birebire tuzongera tubane nabo mu kindi kiganiro cy'ubutaha kugira ngo badusobanurire noneho ukuntu urugendo rwifashe neza. Twagiye tubana nabo kenshi mu biganiro bya Moriox ntabwo ari abashyitsi bamaze ko basangwa bazagenda bagaruka batubwire n'ibindi byinshi. Nawe wifuza kugira icyo watubwira icyo wadusangiza twandikire kuri nimero iri hasi. Mbibutse ko iyi nimero ari iya Moriox Media gusa ivugirwaho ibya Moriox Media gusa. Komeza dukurikire Gendi TK, peace and love.